kandi uri uw'agaciro mu buzima bwacu. Ndagusuhuje rero wowe wakoze subscribe aho uherereye aho ariho hose. Imana uwo mugisha. Umunsi tugiye kuganira ku nkuru itari ndende ariko kandi ni inkuru iri bukuryohere. Ni inkuru ijyanye n'urukundo cyangwa se inkuru z'urukundo. Tugiye kurebera hamwe amagambo y'urukundo ariko kandi amagambo agenda akendera agenda agabanyuka uko iminsi igenda yicuma cyangwa se iyo icyo umwe yashakaga akigezeho. Ndagira ngo rero ntuzacike kuko ni uruhererekane rugiye kuzakomeza, kandi tuzakomeza turebere hamwe kugeza igihe tuzaba buri wese azajya avuga ati nibura nkeneye kumva iki ngiki cyangwa se nkazajya nkora ibyo abantu bansabye. Tugiye gutangirana n'inkuru y'umuhungu n'umukobwa. Igihe kimwe umusore umwe yari afite umukobwa yakundaga. Uyu mukobwa yumvaga muri we aguwe neza kandi yumvaga ubuzima bwe bugenda neza iyo yabaga yahuye n'uyu muhungu. Iyo yumvaga telefone mu gitondo iteka yahoraga yumva ashaka kumenya icyo uyu musore agiye kumubwira. Uyu musore nawe buri gitondo uko yabyukaga yashakaga kumenya amakuru y'umukunzi we. Igihe kimwe umuhungu afata telefone mu gitondo, arangije aramuhamagara mu ijwi rituje ati haro sheri, amakuru, waramutse neza, umeze neza, nizere ko ubyutse ukangutse amahoro. Umukobwa nawe mu gusubiza ati nari ngukumbuye cyane, numvaga mfite amatsiko menshi kandi numvaga rwose hari icyo mbura muri njye, numvaga uburyo numvaga nsa n'utuzuye, ariko noneho ijwi ryawe ngiye kumva numva niryo naburaga. Naramutse neza mukunzi mwiza, mbese waryamye untekereza ko ubyutse umpamagara? Umuhungu ati byageze mu gicuku ubwo nari ndyamye numva mfite amakuru menshi yo kukubwira kandi numva ni mu gicuku, numva sinaguhamagara, numvaga nshaka kukubwira amakuru meza kandi yari amakuru yuko nagira ngo nkubwire ngo ndagukunda kandi ngukunda ibihe byose. Ndagukunda, umutima wanjye wuzuyemo wowe, ni wowe wenyine umutima wanjye uwurimo. Iyo nkumvise cyangwa se iyo ndebye muri telefone ni wowe mbanza kubona. Abantu benshi mfite muri telefone ni wowe ubanza. Iteka muri telefone yanjye iyo nyifashe mbanza kubona ngo my love, mbanza kubona ngo rukundo rwanjye. Mbese nawe niko biri? Umuhungu abaza umukobwa ngo ese nawe niko biri? Umukobwa aravuga ati mbega byiza, najyaga ngira ngo ni njye nyine ahubwo nsanze ariko nubwo bimeze bityo najyaga numva rwose nshaka kumva uwo ndi we, najyaga ngira amatsiko menshi yo kumenya uwo ndi we mu mutima wawe. Najyaga ngira amatsiko yo kumenya uko mfata, ariko noneho mbonye igihamya cy'uko burya nanjye mfite umuntu unyitaho, ariko nanjye burya muri telefoni yawe iteka ni wowe ubanza. Ndagukunda cyane kandi nta wundi niyumvamo, kuko igihe cyose iyo nkangutse mfata telefoni ngo ndebe ko hari igidasanzwe wambwiye, ariko kandi iyo mfashe iyo telefoni mbasha kubona ko ari we muntu twasezeranye njya kuryama. N'iyo mbyutse mbasha kubona ko ari we muntu wabashije kumbaza ngo mbese naramutse gute. Umuhungu byaramunejeje cyane muri icyo gitondo, arangije abwira umukobwa ati mbega ngo urankorera umunsi mwiza, mbega ngo uyu munsi urambera umunsi w'akataraboneka, mbega ngo uyu munsi uraba umunsi nari ntegereje mu buzima bwanjye kubona umuntu unyakira gutya, ubuzima bwanjye akabuhindura, akabuha icyerekezo, kandi umutima wanjye ugahora ukeye, umutima wanjye ugahora umwenyura. Mbega ngo uramwenyuza umutima wanjye muri iki gitondo, mukobwa mwiza uhebuje watwaye ubuzima bwanjye.
umukobwa nawe ati mbega byiza, nishimiye kuba mu buzima bwawe kandi nishimiye umwanya wampaye. Uyu mwanya wampaye ni umwanya w'ingenzi kandi nanjye nzakomeza kuwubungabunga. Umukobwa yiyemeje gukomeza kubungabunga umutima yari yahawe. Umukobwa yari yiyemeje kubungabunga umwanya yari yahawe mu mutima. Umukobwa arangije abwira umusore, aramubwira ngo uri ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe, kandi ubuzima bwanjye ni wowe ukwiriye kubuha icyerekezo, kuko ubu ngubu ngewe ubwanjye nta cyerekezo nkifiteho, kuko mba numva ubuzima bwanjye bwose narabuguhaye. Ni wowe rero ungenga, kandi uku kungenga uzanyobora ungeze aho ushaka. Umukobwa atangiye kwereka umusore yuko ubuzima bwe yamaze kubushyira mu biganza by'uyu musore. Uyu musore nawe yeretse uyu mukobwa yuko nawe umutima we yamaze kuwegurira uyu mukobwa. Mbese bisa naho bose bamaze guhuza imitima, ariko kandi uku guhuza imitima bariho barabivugana ni mu gitondo. Barabivugana kugira ngo babone uko bajya mu mirimo isanzwe. Umusore ati nagusuhuzaga, numvaga nkumbuye kumva ijwi ryawe, kuko iyo numvise ijwi ryawe iteka niyo ndimo nkora akazi mba numva mfite ibyishimo, kandi mba numva mfite umunezero, kuko mba nabonye munezero, kuko mba nabonye my love. Muri gitondo mba nkeneye kumva ijwi ryawe, na buri uko ngiye kuryamba mba numva nkeneye kumva uko ngiye gusinzirana n'uwo nkunda. Nubwo uri kure yanjye, ariko uri hafi yanjye mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko mba hafi, kandi umutima wawe ntabwo ujya uba kure yanjye. Mbega amagambo meza babyutse babwirana ni mu gitondo. Umukobwa nawe ati rukundo rwanjye, mwiza wanjye, kandi uwo nkunda ibihe byose, nishimira ko wafashe igihe kingana gutyo ukantega amatwi. Nishimira ko wamaze kubona yuko nta wundi ugukwiriye, ukabona ko ari njye ugukwiriye. Ariko kandi aya mahirwe wampaye sinshobora kuyirengagiza, kandi uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Umukobwa yumvaga nta wundi w'agaciro mu buzima bwe usibye uyu musore yihebeye. Uyu musore nawe mu gukomeza yararebye abona amasaha arimo aramucika, kandi abona agomba kugerera ku gihe, ku kazi igihe. Abwira umukobwa ati rero nagira ngo ngusuhuze kandi nkwifurize umunsi mwiza, nagira ngo nkwifurize akazi keza, kandi aho uri bujye wiriranwe akanyamuneza, kandi wumve ko hari umuntu ukwitayeho. Umukobwa nawe ati akanyamuneza wakampaye kare, kubera ko nkimara kubona telefone yawe impamagaye. Iyo mbonye telefone yawe impamagaye nta kindi ntekereza, mpita ntekereza wowe, kandi mpita ntekereza umutima wampaye, mpita ntekereza urukundo nkunda, kandi urwo rukundo nkumva nta kindi narusimbuza. Umuhungu nawe mu byishimo byinshi arangije aravuga ati nibyo rwose, nanjye ubu ntacyo nakwima, ntacyo ntaguha, kuko ufitiye niwe munezero w'umutima wanjye, kuko kunezerwa nta kindi kintu nabinganya, nta kindi nabigura. Ikiganiro gisa naho cyakomeje, ariko umusore asezera umukobwa, aramubwira ngo rukundo rwanjye, mwiza wanjye, kandi uwo nkora ntekereza, uyu munsi wiriranwa amahoro, uyu munsi ube aho ugiye uba amahoro. Umukobwa nawe ati ndagukunda, kandi nzahora ngukunda, nzahora nkubaha, nzahora nita iteka kuri nimero yawe, nzahora nita ko unkeneye, kandi uko uzankenera niko uzambona. Iminsi yaragiye iricuma, iminsi igenda, uko bagendaga bajya mbere niko barushagaho kumva umunezero usaze. Mbese nawe ujya wumva hari umuntu ukunezeza mu buzima bwawe? Mbese ujya wumva hari umuntu ukeneye ko kuba iruhande? Uwo muntu ni uw'agaciro, kandi muha agaciro, ukomeze kumubungabunga.